Yesu ashimwe nanone, Yesu wacu ahimbazwe kandi ashyirwe hejuru. Dushimiye Imana ko twongeye kugaruka imbere y'Imana, n'abavunyi official tugarutse nanone mu ijambo ry'Imana. Turagira ngo twongere tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Munyemerere aho muherereye turiganire hirya no hino, ariko mbanje kubaramutsa mbifuriza umugisha w'Imana kugira ngo ubane namwe. Haleluya! Mahoro Yesu atanga abane namwe, kugirirwa neza n'Imana bibane namwe. Buri wese aho aherereye hirya no hino ku isi, mwifurije kubona Imana mu buryo bwose ayishakamo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mugubwe neza, abarwaye mwizere Yesu wacu arakiza, abafite intimba mwizere Yesu wacu agira neza, abababaye, imfubyi, abapfakazi, mbese impande zose, uburyo bwose wumva ko ukeneyemo Yesu akwiyereke. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Turabashimiye rero cyane abakomeje kubana natwe, abakomeje gukora subscribe, nawe utarayikora uyikore, abakomeze gukora share na comment, mukomeze mubikore, twamamaze ubutumwa bwiza. Yesu wacu ari hafi kugaruka. Imana yacu ni ishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Imana ibaha umugisha, abumva Ikinyarwanda, abumva Ikirundi, mwebwe mwese mugubwe neza n'ijambo ry'Imana. Imana duteguriye kuri uyu munsi, Imana y'amahoro ibishimire kandi ibaha umugisha. Munyemerere rero n'ubundi mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana aba ari ijambo ryo kwitonderwa cyane, kuko ntabwo ari ijambo wapfa kuvuga uko wiboneye nkawe ubwawe, ahubwo ni ijambo riba risaba ko Imana izikabana natwe kugira ngo rigire umumaro mu baryumva. Kandi nanjye uri kurivuga kugira ngo ndivuge mu manyakuri, ntarigoreka cyangwa se ntafite ibindi bintu, ahubwo umwuka w'Imana akaba ari we wiyoborera kandi akageza ku bantu be icyo agambiriye kubabwira. Niyo mpamvu rero tubanza tugasenga, tukiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe itugirire neza. Munyemerere rero dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Imana nziza, Imana igira neza, Imana ikomeye cyane, Imana idahinduka, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye, turaguhimbaje, turakunezerewe nanone uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tugaruke imbere yawe tuganire ijambo ryawe. Turabigushimiye Uwiteka Imana uhimbazwe, niwe wabanye natwe, niwe waturinze, uraturengera Yesu. Intambara zari nyinshi, ingorane zari nyinshi, ariko ushimwe cyane kari wowe mu ruhande rwacu ukaturwanirira izo ntambara zose, ugakisha kugira neza ko maso yacu tukakubona. Mana, si uko twakiranutse kurusha abandi, si kubw'amaboko data, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wera. Izina ryawe nirihimbazwe. Warakoze kuturinda hirya no hino ku isi, warakoze kubana natwe, warakoze kutwimenyekanisha, warakoze kubw'agakiza waduhaye, warakoze kuduhindura abana bawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Warakoze, warakoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Aya masaha rero mu izina ryawe ryera Yesu, ducishijwe bugufiya cyane, ukomeze ushyirwe hejuru nyakubahwa. N'ubundi imbabazi zawe nizo dusaba muri aka kanya, ngo ubwawe utweze Kristo, dutunganye tuboneze. Ya maraso wamenye ku musaraba i Golgotha uyatwejeshe katika jina la Yesu Kristo, kugira ngo tubone umugisha wawe. Turagukeneye Yesu, kandi iteraniro rivanze n'ibyaha ntabwo ujya uryishimira. Twemerero twishimirwe nawe. Oh haleluya! Kandi kugirirwa neza nawe kubane natwe. Urakoze ko wumva gusenga, ngaho tugirire neza rero muri ijambo ryawe tugiye gutambutsa muri aka kanya. Cyo twirukanye ni Satani urogoye ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni banamura n'abateza gupinga, turabirukanye muri iri jambo ryawe. Reka iri jambo ryawe Uwiteka Imana rishore imizi mu mitima y'abagiye kuryumva, kandi rigira umumaro,
rihindurire benshi gukiranuka, ukuboko kwawe kwiza kugaragara kuri Imana y'amahoro yumva gusenga. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe, gupfukamirwa no guhimbazwa ibyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye, amen. Tuganire rero ijambo ry'Imana numva Imana yashyize ku mutima wanjye. Turarisanga mu ivanjiri cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe bwa Yesu Kristo, uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 7. Turahera ku murongo waho wa 13. Haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa nk'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana itugirire neza. Reka dukomeze nanone dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 12. Turasoma n'umurongo waho wa 32. Handitswe ngo iki? Haranditse ngo mwamukumbi muto mwe ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Amen. Haleluya. Intego y'iri jambo cyangwa se insanganyamatsiko numva nshaka ko tuganira uyu munsi ni ukuvuga ngo munyure mu irembo rifunganye. Ngo munyure mu irembo rifunganye. Ijambo ry'Imana riratubwiye hano Yesu wavugaga aya magambo arangira abantu inzira bakwiriye gucamo, kuko yabonaga ko hari amarembo abiri, kandi uko ni kuri none uyu munsi turabibona. Hari irembo rifunganye, hakaba n'indi nzira ngo nziza cyane, ngari cyane. Ariko Yesu aduhatira guca mu irembo rifunganye. Aravuga ngo kuko inzira ari ngari, ngo kandi ngo abayinyuramo ngo ni benshi, ngo kandi iyo nzira ijyana abantu mu kurimbuka. Ririya rembo nubwo ari irembo rigari, abantu bacamo bitabagoye cyane. Abantu bacamo nta kintu na kimwe bikanga, nta mutima bafite ubacira urubanza, bikorera ibyaha uko babishaka, batengasa intengate z'ibyaha bitandukanye. Ngo iyo nzira rwose ngo ni nziza, iraharuye, iragendwa neza cyane, kandi noneho ni inzira inyuramo abantu benshi, ku buryo nawe ubwawe ushobora kuyishidikanyaho ukibwira yuko ariyo nzira y'ukuri bitewe n'uko inyurwamo n'abantu benshi. Ariko umva icyo ijambo ry'Imana ritubwiye, ngo iyo nzira ni ngari, ngo ni ngari pe. Ariko nubwo ari ngari, abantu ibyo babona ni ubugari bwayo, ni ubwiza bwayo, ariko kandi ngo ibitse ibanga ry'irimbukiro, ngo kuko abantu bayicamo nubwo ari benshi, ngo ariko ijyana abantu mu kurimbuka. Hanyuma Yesu arongera avuga ku rindi rembo rifunganye. Aravuga ngo iryo rembo rifunganye ngo nimwemere murinyuremo, mwihate muricemo. Iri rembo Bibiliya iratubwiye ngo ni inzira iruhije, ngo kandi abayinyuramo ngo ni bake cyane, ariko nayo ifitemo ibanga ry'uko iyo nzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma kandi ngo iryo rembo rifunganye, mu by'ukuri nawe uri kubyumva. Iyo umuntu aca mu irembo rifunganye, hari ibintu udashobora gutengata ngo bikunde, kubera kuri mu irembo rifunganye. Imana yacu ni ishimwe kandi ntihabwa icyubahiro. Wowe
ubwawe uba ugomba kuyicamo wowe wenyine. Imana ishimwe. Kandi niba ari inzira ifunganye, uko byagenda kose uyicamo wihata, hari ibintu bikubyiga, hari ibintu bikubabaza, hari ibintu bikujomba, hari ibintu bijomba umutima, ariko Yesu aratubwiye ngo nimwihangane muce muri iryo rembo rifunganye. Haleluya. Ngo kuko niho ubugingo buri, ngo kuko ni inzira ucamo, ariko ikazakujyana ikakugeza mu bugingo buhoraho. Imana yacu nishimwe. Iyi nzira rero ifunganye, iyo umuntu yiyemeje kuyicamo, ahura n'ibintu byinshi, ahura n'urusaku mu matwi ye, murumubwira ngo warayobye. Iyo uca aho hantu uba wumva uzagera kuki? Ese yunyura aha hantu uba ubona koko muri aka gakiza uzatunga iki? Uba ubona muri aka gakiza uzagera kuki? Uba ubona muri aka gakiza hari ibiki utezemo? Ese Yesu wawe azaguha iki ko tubona nta kintu na kimwe yigeze aguha, cyangwa se bimeze gute? Mbese duhura n'urucantege rwinshi, duhura n'ibiturushya byinshi, duhura n'ingorane nyinshi, ariko nimuhumure. Haleluya. Ni irembo tunyuranamo na Yesu. Yesu azi ko harimo amakuba menshi, Yesu azi ko harimo ibyago byinshi, Yesu azi ko harimo intambara nyinshi, ariko nawe ntatureka, ari mu ruhande rwacu kugira ngo atugirire neza. Bibiliya irambwira ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka nawe amukiza muri byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, kandi habwa icyubahiro. Bene data, haleluya, nimwemere guca mu irembo rifunganye. Imana ishimwe. Nubwo abarinyuramo ari bake, ariko ubundi ririya jambo ryo muritekerezaho mute? Ndetse aho bimaze gukomerera, abantu bakabona yuko agakiza katagishoboka, abantu bakabona yuko gukizwa bigoranye cyane, basigaye bavuga yuko nta muntu uriho ukijijwe. Ndashaka kukumenyesha yuko wibeshya cyane, uribeshya, uri inyuma y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari ababyemeye kujombwa n'imisumari yo mu nzira ifunganye, hari abemeye kujombwa n'ibikwasi, hari abemeye kwemera isoni z'umusaraba, bawikorera iminsi yabo yose, baravuga ngo reka tunyure muri iri rembo rifunganye, n'ukuri umusaraba wacu tuzawutura ku irembo ry'ijuru. Imana ishimwe. Na Bibiliya ubwayo irabihamya, ikavuga ngo n'ukuri urufatiro rukomeye rw'Uwiteka Imana, ngo na n'uyu munsi ruracyahagaze, ngo rwanditsweho iki kimenyetso, ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe cyane. Uwiteka azabe, urufatiro rwe ruri imbere ye, rurahagaze, arwitegereza ku manywa na nijoro, akitegereza amazina yawe barwanditseho. Uribeshya cyane. Hari abamaramaje baravuga ngo tuzaca muri iryo rembo, ngo kandi amaherezo tuzagera iwacu, ngo kandi tuzagera iwacu, tuzagera ibwami, ngo nubwo bigoye mwemere muce mu irembo rifunganye. Yemwe bene data, nubwo rwose abantu bari guca mu nzira mu irembo rigari, mu nzira ngari cyane, nubwo baguriwemo neza, kuko nta bibahata muri iyo nzira, wemerewe gucanamo ibyo ufite byose, wemerewe gutengata intengate zitandukanye, ariko mwihangane munyure mu irembo rifunganye. Imbere gato hari ingororano. Yesu wacu azatugirira neza, kandi ntabwo azaduhana, azaduha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Abanyura mu irembo rero rigari bemerewe gutengata, yewe kandi bakanavuga n'izina ry'Imana mu kanwa kabo, kuko ari iminsi y'imperuka. Bibiliya ivuga ngo bazabambaye ishusho yo kwera, ngo ariko bagahakana imbaraga zako. Ntago batinya kuvuga Yesu bakajya no mu tubyiniro bagasambana, ntago batinya kuvuga Yesu bakagambanira bagenzi babo, ntago batinya kuvuga Yesu bakaroga bene se, ntago batinya gukora imirimo y'Imana itandukanye, ariko bakangiza bene se bakababaza muri iyi nzira ijya mu ijuru. Ariko reka mbabwire, kandi bagahirwa nabyo, ariko
ariko reka mbabwire nubwo bimeze bityo nabo hari icyo Yesu ababikiye, kuko Bibiliya irambwira ngo urabikora nka kwihorera ngo ukagira ngo mpanye nawe, ngo ariko hari igihe nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana, ngo kandi nzagukina ku mubyimba icyo utinya cyakugezeho. Imana itugirire neza, kuko turi ku ngoma y'Umwuka Wera, aho umuntu akora icyaha akabwirizwa n'Umwuka Wera kwihana mu mutima we, bitakimeze nk'ibya kera ubwo abantu bakoraga ibyaha bagahita bahanwa direkte. Ibyo nibyo byatumye abantu basaya mu byaha binyuranye, kandi ntibibabuze kuvuga Yesu, ntibabuze gukora imirimo rwose y'itorero myinshi itandukanye, ntibabuze gutanga ibiguzi bibwira ko ari byo, cyangwa se ibitambo bibwira ko ari byo bizabarokora. Ariko ndashaka kukumenyesha yuko iyo nzira ucamo mwene data nawe ubwawe urabizi, kuko umutima wawe usobanukiwe neza inzira ucamo, ukuburira ku manywa na nijoro, igitondo n'ikigoroba. Iyo nzira urayizi ucamo. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko amaherezo iriya nzira ikubikiye kurimbuka, ariko Yesu nawe ateze amaboko imbere yawe kugira ngo akugirire neza, akugarure mu rwuri rwiza, akugarure mu nzira nziza, akuryamishe muri rwa rwuri Dawidi yavuze. Haravuga ngo ari ngo muryamishe mu rwuri rw'ubwatsi butoshye, amushora iruhande rw'amazi adasuma. Imana yacu nitugirire neza, kandi Imana nidufashe. Iyi nzira rero mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyi nzira ifunganye ngo icamo abantu bakeya. Ese ni iki gituma abantu bamaramaje bakemera guca muri iyi nzira ari bakeya? Ese mu ijuru ni hatoya? Ese ntabwo tuzabona aho twese dukwirwa? Ni iki gituma iyi nzira icamo abantu bakeya? Kandi iyo usomye Bibiliya koko ikwereka ko ari bakeya. Ndabyibuka umunsi umwe Eliya ngo arazi igihe yarahunze Yezebeli, ngo igihe yararimo muhunga rero ngo arangije aramubwira ati ngo ageze munsi ya cya giti cy'umurotemu ngo arimo yisabira gupfa, ngo nuko ngo arangije ngo ageze aho ngo Imana iramusangira maze ateri we byagenze biturahunga iki, byagenze gute? Arangije aravuga ati abahanuzi bose barabishe, ati nige muhanuzi njyenyine usigaye. Bibiliya iratubwira ngo Imana yamubwiye ngo iki, yamusubije ngo iki? Imana yaramubwiye ngo nisigarisha 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ibaze nawe 7,000 mu gihugu cyose. Icyo ni ikimenyetso nanone kikwereka yuko abaca muri iyo nzira ari bake cyane. Iyo ni imvugo y'Imana n'imibare y'Imana ntiwayimenya, ariko uko biri kose abaca muri iyo nzira ni bake cyane. Ndakwifuriza mwene data guca muri iyo nzira, muri abo bakeya nawe ubemo. Gira ishyaka, biharanire, bishakishe, shaka Imana ku manywa na nijoro, irinde icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo nawe uzaragwe ubugingo buhoraho. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana muri Luka riratubwira ngo mwamukumbi muto mwe ntimutinye, kuko data yishimira kubaha ubwami. Niki gituma nanone Imana igarutse nanone kuri wa mubare mukeya ikavuga ngo mwamukumbi muto mwe, bivuga ngo undi mukumbi munini hari ikindi gisate wahisemo gucamo. Imana itugirire neza. Ariko umva icyo Bibiliya ituvuzeho, iravuze ngo mwamukumbi muto mwe ngo ntimutinye, kuko data yishimira kubaha ubwami. Nukuri bene data bakundwa, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo nawe akagakiza wahawe ntugapfushe ubusa, kugira ngo akagakiza wahawe ukagundire, ugaragare muri abo bakeya. Wirinde icyaha, wizere Imana igira neza, wizere Imana ikiza igakura abantu mu byaha, wizere imbabazi zayo, wizere kugirirwa neza n'Imana, ugendane nayo iminsi yawe yose yo kubaho, maze uzagere nawe mu bugingo buhoraho. Hari abantu bavuga ngo ngiye kwisayishiriza, ngo nikorere ibyaha uko mbyumva, ngo ariko
yuko ngo nzihana nyuma. Ariko se muvandi, ko kuzihana nyuma simbizi. Ariko suzi iminsi yawe usigaranye ari ingahe? Iminsi ufite ni ingahe? Kandi umva icyo Bibiliya ivuga ku bantu bakijijwe barangiza bagasubira inyuma bakajya gukora ibyaha. Bibiliya nawe ifite icyo yabageneye. Ijambo ry'Imana ribavugaho rikavuga ngo niba ukora ibyaha nkana, ngo wirengagije ukuri, ngo ntubukizeye imbabazi, ngaho gutegerezanye amatsiko umujinya uzarya abanzi b'Imana. Imana itugirire neza. Ibyo byaha mukora nkana mwaramenye ukuri, mwaramaze kumenya ukuri, mwaramaze kumenya byose. Muzirikane yuko amaherezo Imana izabaciraho iteka. Ariko iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo ijambo ry'Imana rikugarure. Wowe wataraye ukumva kukwiriye nawe kwinezeza, ugaca mu nzira ngari kugira ngo winezeze kandi ukumva ko no gukorera Imana ntacyo bitwaye. Nagira ngo nkubwire ngo wihane bikiri none, ugarukire Uwiteka Imana. Azakugirira imbabazi, azakugirira ibambe, azakurengera, azakwitaho, kuko Imana yacu ni imbabazi. Bibiliya irambwira ngo hahirwa umuntu wabariwe ibyaha bye, ibicumuro bye bigatwikirwa. Imana irahari rero kugira ngo ikugirire neza. Yesu aracyateza amaboko, aracyazirikana ko nawe uri mu wacunguye. Garukiraho mwene data kugira ngo utazarimbuka. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Namwe mwamukumbi muto mwe, haleluya, mwebwe mwemeye guca mu nzira ifunganye, mukemera guhurira n'intambara nyinshi n'ingorane nyinshi, ndongera ngo mbabwire muri aka kanya kugira ngo n'ubundi namwe mukomere mushikame. Data babikiye ibyiza, data tubikiye ibihembo, haleluya. Data yishimiye kuduha ubwami, data yishimiye kuduha ubwami. Nimuhumure, nimukomeze icyo mwahawe, hatagira ubanyaga ikamba ryanyu, kuko data yishimira kuduha ubwami. Nubwo waba uri umwe uzahamye Yesu, nubwo mwaba biri muzahamye Yesu, nubwo bose bagwa uzahiga umuhigo uvuga uti ngewe ntabwo nzava kuwiteka, n'ukuri sinzamuvaho. Nubwo bose babireka, nubwo insengero bazifunga zose zikarangira, Yesu ari mu ruhande rwacu kugira ngo atugirire neza. Uzahagarara uhamye Imana. Data yishimira kuduha ubwami. Imana ibaha umugisha rero, Imana ibagirire neza. Nawe utarakizwa mwene data, ndakurarika wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nawe azaguha ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mureke dusenga Imana. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubwira ijambo. Uwiteka Imana igira neza. Izi nzira zose ziri imbere yacu kandi abantu benshi bamwe bazicamo, ariko ndakwinginze kugira ngo udufashe, uduhe agakiza kawe rwose, kadukomeremo rwose, duhitemo neza guca mu nzira ifunganye. Nibwo tuzabona umugisha wawe, nibwo tuzabona kugirirwa neza nawe, kandi ukuboko kwawe kwiza kujye kubana natwe. Mu izina rya Yesu, abatarariye mu nzira ngari Mana ubagarure. Mu izina rya Yesu Kristo, abo ni bandi bari baramenye izina ryawe ariko bagatarara, ubagarure Yesu. Abatarakumenya bidegembye muri iyo nzira ngari, babayobejwe n'ibyaha bitandukanye, Mana ubagarure. Mu izina rya Yesu nabo bahagakiza, ubazane mu rwuri rwawe, ineza yawe igaragare. Urakarama kumva gusenga, ibahishe muri byose. Udufashe mwami wanjye, iri jambo rizure benshi, iri jambo rikomeze benshi, ribigize imbere mu mbaraga z'Umwuka wera. Cyubahiro kibiki Imana Data, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye rero, Imana ibaha umugisha muri byose, amen. Muraho neza. Ni YouTube channel yacu nshyashya, twifuje kujya tubagezaho indirimbo ziramya zikagahimbaza Imana, hamwe n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye birimo ijambo ry'Imana, birimo inyigisho zimbura imitima y'abantu benshi. Turabararikira kuza kubana natwe, kudushyigikira, kuzatunezeza cyane. Muduheshe umugisha, kora subscribe, like, comment na share, muzane inshuti zanyu zibashe guhabwa ivugabutumwa ryiza, imitima yanyu ibashe kwibuka. Murakoze.